Inkuru yanjye itangiraho nabonaga ubutumwa bumbwira ko nemerewe kwigisha mu kigo cy'amashuri cyigenga mu cyiciro cyo hejuru. Umunsi wa mbere ninjira mu ishuri twabanje kwibwirana n'abanyeshuri. Ndabibwira hanyuma nabo hakajya hahaguruka umwe umwe yivuga gutyo gutyo. Haje guhaguruka umwana w'umusore w'ikimero gitangaje, nawe arivuga ariko mu rwenya rwinshi. Gusa numvaga nshimishije bisanzwe. Isaha yose twayikoresheje twibwirana, nuko irangiye ndasohoka hinjiramo undi mwarimu. Uko nagendaga mamara igihe niko nagendaga ndushaho kubona ubwiza bwa Patrick. Muri salle de prof bavugaga ko ari umuderangeri yananiranye, ariko njye nabonaga bimubereye. Ku buryo niyo yacecekaga numvaga bimbangamiye. Hari ukuntu najyaga ninda mu kigo wenda nkosora ama examen cyangwa se mfite ikindi kintu cyantindije, hanyuma nataha nkamunyuraho ho yabaga ari gukinira basket. Nahagarara nkamwitegereza. Gosh, yarabirwaga cyane. Ikindi yari mwiza kandi afite igihagararo kidakwiriye umwana w'imyaka 20. Icyo gihe nari nangiye kumukunda. Nari nsigaye nahanagera mu rugo ishusho y'ibyo yiriwemo ikangaruka mu maso kenshi. Naricaraga nkavuga ni Mana mfashe amarangamutima mvemo. Nta mukobwa wakunze umwana yigisha. Ikindi aruta. Mu by'ukuri numvaga ari igisebo. Nkumva n'undi wari wese uzabyumva azumva ko nakoze amahano. Ikigo nigishagaho bigaga gonginiki. Nanjye nari nuye hafi y'ikigo. Umunsi umwe rero ubwo nifite copies nyinshi za examen nari bukosoreza abana bo hasi, mfite bags, mfite laptop, mbona mfite ibintu byinshi. Mu mutwe wanzamo igitekerezo ndavuga nari kuwamubwira kantwaza. Mutumaho ko mushaka. Nyamuhungu ngezeho musaba ko yaza kuntwaza ibikopi akangereza mu rugo. Hanyuma ngize Imana mbona aremeye. Numvaga kuba ndi iruhande binyuze gusa. Ikindi iyo mbishaka sinari kubura umukobwa untwaza. Yewe nanjye ubwanjye nari kurwana nabyo nkabyitwaza. Ariko numvaga nshaka Patrick gusa. Twaratanye tugeze mu rugo arambaza ngo tica mbishyire hese. Mwereka aho abishyira. Hanyuma mpita mubwira ni hano mfite amata, icyayi ndetse na fanta na jus. Urambwira icyo mwakiriza muri ibyo byose. Ati wapi tica, hari umubebe dufitanye gahunda, reka ahubwo ncomoke namutinza. Numva ko kantu karandiye. Naramuhatirije ni nta muntu ugera iwanjye ngo agende nta kintu afashe. Birangira yemeye. Yaricaye dusangira icyayi, ariko ukuntu twarebanaga. Aha. Nikojeje mu cyumba nzana album y'amafoto yanjye, dutangira kuyarebana ariko tunegerana. Umva sinzi igihe twasomaniye. Ciduka namubwiye ukuntu mukunda kandi mbimaranye igihe kirekire. Oh my god. Yahise afata bag aragenda atanansezeye. Nanjye nsigara mfite isoni n'ikimwaro. Nibaza ukuntu ndi buze guhagarara imbere ya classe mu gitondo kandi nawe arimo bimbere ihurizo. Gusa nawe ngo niyaje mu gitondo. Uko nasibye nawe niko yasibye. Ngo yibazaga ukuntu ari bujye muri classe nanjye ndimo, bikamutera ikimwaro. Mbese ku mpande zombi twe dufite ibimwaro. Kuva icyo gihe Patrick yahise ahindura ikigare yagenderagamo atangira kugendana n'abantu bakuru. Umunsi umwe rero hari ku cyumweru nka saa 4, ngiye kubona mbona nsomeje amahembe, anguyeho mu rugo. Ariko noneho yari afite confidence, umva sinarinze hazikuye pe. Nabonaga yahindutse atari Patrick nsanzwe nzi. Wumve ko naraye nasinziriye, ngerageje ngo mbyuke njye muri siporo niyibagize, none dore nisanze wawe. Arambwira ati nanjye ndagukunda. Wabimbwiye nanjye bindimo, ariko nkumva n'inzu zitazashoboka na rimwe. Nkumva ko ibyo aribyo byose nari ku rwego rwawe na gato. Kwa kugucokoza no kukuderanja, kwari ukugira ngo matansiyo. Hanyuma cya gihe ubwo nahagurukaga nkahita ngenda, byari ubwoba n'isoni. Urambabarira. Nyine sinari mbyiteguye, ariko mu by'ukuri ndagukunda nubwo ntazi uko natwara urukundo rwacu. Wow. Numvise umutwaro nari mfite awunuye. Ikibazo cyari uburyo tuzabyitwaramo mu kigo. Ese nibimenyekana bizagenda bite? Rero ibyo twatinyaga byaje kuba impamo. Byaje kumenyekana rero baranyirukana. Umuhungu nawe yarageze mu mwaka wa nyuma. Nari nsigaye nunzwe no kwigisha amakuru gusa, ariko nkomeza no gushakisha kandi kazi. Gusa sinaburaga ikintunga. Patrick rero yaje kugirana ikibazo na mukase, biba ngombwa ko aza tukabana. Kwabanye igihe, nyuma tuza gusanga dutwita umwana wacu w'imfura. Mu by'ukuri nari mukuru kandi kubyara umusore nakundaga numvaga ari ikintu kinshimishije. Kubw'amahirwe rero Patrick yaje kubona uko akomeza kwiga masters ariko muri Canada. Gusa kubera ko twakundanaga yasize dukoze mariage civil. Nyuma y'imyaka 6 tutabonana, naje kumusanga we n'umukobwa wacu. Twongera kubana, ubu turi umuryango wishimye, ndetse turitegura kwibaruka impanga z'abahungu. Mu by'ukuri naje gusanga mu rukundo imyaka ari imibare.
icya mbere ni uko mwembe muba mufite urukundo kandi mukundana by'ukuri. Inkuru yanjye nahirangiriye. Ndagushimira wowe wakurikiye inkuru kuri Connect with Joe, ulakinge, usubscribinge ndetse unasharinge.